libérer. Jésus-Christ, il vient pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui notre berger. Jésus-Christ, il fait de nous son peuple. Jésus-Christ. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Gira Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose, n'ingabire y'uyu munsi wa 54 masengesho dukora tugamije gutakambira Imana ndetse no gusabira ibi bihe turimo, kugira ngo Imana itange ubuvunyi bwayo kuri roho z'abantu bari ku isi yose, kuri iki kigeragezo cy'iki cyorezo cy'iyi corona. Abantu Imana ibaha uburyo, nk'uko hari amabanga menshi y'ibyo Imana itadusobanurira tukazabyumva igihe kigeze, ariko hari n'igihe Imana ibishaka ko twongera kuyitakambira tukayisaba imbabazi. Ni nacyo twumva mu ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi, riri mu gitabo cy'ivugurura mategeko, umutwe wa 18, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana rikomeye cyane, ritubwira ko mu buzima bw'abantu habamo ibigeragezo byinshi, habamo ibitero, habamo ibibazo. Hari igihe umuntu agera yagamburuzwa atari mu kwemera, akiyambaza ububasha bw'abapfumu, ububasha bw'abahanura b'inyoma, yumva ko bwamukemurira ibibazo. Ariko Imana irabitubuza kubera ko bigira ingaruka, bigatuma igisubizo washakaga ahubwo kibyara izindi nkurikizi z'ibindi bibazo uzagira hanyuma yaho. Tubanze tubizirikane iri jambo ry'Imana. Numara kugera mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye, uramenye ntuzige gukora amahano akorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneka umuntu utura Imana umuhungu we cyangwa umukobwa we amujugunya mu muriro. Ntihazaboneka umuntu uraguza cyangwa ukora imigenzo yo gutongera undi amarozi, yo kuraguza, kuzinga, guca inzaratsi, gushika abazimu n'abanzi, cyangwa se kuraguza ku bapfuye. Kuko ukora ibyo wese Uhoraho amuzira akamwanga urunuka. Kandi bene ayo mahano niyo yatumye Uhoraho Imana yawe amenesha ayo mahanga imbere yawe. Uhoraho Imana yawe uzamwizirikeho rwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iri jambo ry'Imana rivuga ibintu biriho. Nimutekereze ko hashize imyaka irenga za miliyoni iyi si iriho, hakaba hashize imyaka irenga 2000 tumenye agakiza k'Imana mu gihe abantu batangiye kumurikirwa n'Imana mu kwemera. Ariko nimurebe aya mahano yakorwaga muri iki gihe, murasanga ari nayo yagikorwa n'uyu munsi. Iyo umuntu atarasobanukirwa n'ijambo ry'Imana, hari ibintu abona akavuga ngo ni iby'iki gihe. Nyamara uyu munsi ijambo ry'Imana riratwereka ko n'iby'iki gihe byigeze kubaho n'ikindi gihe. Kandi ingaruka byagiraga nizikomeza kubaho
mu bihe bitandukanye. Niba ijambo ry'Imana ritubuza gufata umwana wawe ukamwegurira ubundi bubasha, ukamujyana mu yindi migenzo, ukamujyana mu mashyirahamwe cyangwa mu bindi bikorwa bizaha icyerekezo ubuzima bwe, utabikanye ingaruka bizamugiraho, uba umuroshye. Niba kandi abantu benshi twagiye tubona mu masengesho anyuranye dusengera abantu bagizwe abagirwa, abantu beguriwe n'ababyeyi babo n'imiryango yabo, bakegurirwa kujya bategura indaro za nyabingi, bitega, abazimu, bakagirwa abagirwa, bakihabwa kuba aribo bazajya bajyana kuri altari za Sekibi imihango ikorwa. Ibyo byose ni ibintu byica ubuzima bw'umuntu. Nimutekereza abana batagira ingano, abantu batagira ingano bavuka bakisanga ku ngoyi. Ariko nanone ntibigarukiraho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko kuraguza, gukora imigenzo yo gutongera abandi amarozi ni ibintu bibaho. Gushika, kuzinga, guca inzaratsi, kuraguza ku bapfuye ni ibintu bibaho, ni ibintu byahozeho. Ukora ibyo wese uhoraho aramuzira, akamwangura umwuka. Bavandimwe, uyu munsi wa none dutakambire abantu kiri muri ibi bikorwa byitwa kandi bigahabwa inyito nyinshi. Hari ababibona nk'ibintu by'abakurambere gakondo, umuco. Hari ababibona nk'ubundi buryo bwo kuvuga ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Ariko uyu munsi Nyagasani Imana aratwereka ko ibi ngibi bibyara ibyago, ndetse kunyuranya no gutandukana n'Imana nibyo byago bikomeye bya muntu. Imana rero iratubwira kuyizirikaho rwose. Ibi bivuga iki? Igihe basamaga umwana bajyaga guhesha inda umugisha, ndetse bagakora n'amasengesho yo gusabira uwo mwana kuva asamwe kuzageza avutse, umwana akakira Roho Mutagatifu. Iyo abantu bajyaga kubaka urugo baheshaga ikibanza umugisha, inzu yakuzura bakayiha umugisha. Ibyo tubayeho byose bikabanzirizwa no kwimika Imana mbere na mbere. Nimugaruke kuri uwo muco. Kwizirika ku Mana nicyo bivuga guha Imana umwanya wa mbere, gushyira Imana muri gahunda ikakugenga. Hari ibitungana n'ibidatunganye ukabyakira, ukavuga uti Imana irabitiramo ikiruta ibindi. Ikindi, mwebwe bashakanye, urahagurutse mu rugo ufashe urugendo, usize mugenzi wawe, muha n'umugisha, muha abana banyu umugisha. Mugaruke kuri wa mugisha abakristo babonaga umuseserdoti wiyeguriye Imana bati nitukure utaduhaye umugisha. N'abakristo nimusabire Yesu umugisha, aho muri hose muhasabire umugisha. Bituma imyuka mibi, ibikorwa bibi
ibintu bishobora guhumanya umuntu bikorwa n'abagaragira sekibi bituma bitsindwa kuko uri kumwe n'Imana. Ariko ikindi cya kabiri, kutabaho mu bwoba. Ibintu byose ntukabibonemo shitani ngo ubwoba bari bwo bugenga imibereho yawe. Iringira Imana, uvuga uti uhoraho turi kumwe nini, mwami niwe rumuri rwanjye, ni nawe mirukiro yanjye, nagira ubwoba mbutewe nandi. Ikindi, kutayobya uburari n'abantu benshi. Imyemerere y'iki gihe iratandukanye, irimo ibintu byinshi, buri wese akugira inama, undi akakugira iriya, undi akakugira inama. Nagira ngo mbere na mbere ubukristo bwanyu mu bushingire ku ijambo ry'Imana. Iyo ubaye mu isengesho ugasenga by'ukuri, ikindi ukagira umujyanama wa roho ukugira inama, uti hariya ngeze ntumva, akakungura inama. Ariko ari umuntu usenga, ari umuntu utahuzagurika, utanyuranya n'ibyo yemera, ntube wenyine. Hari ibihe by'urugamba ko utaba wenyine, kandi Imana abo bantu b'umugisha batanga. Mureke kuragura, mureke gutongera, mureke. Ikindi nabasabe, ntimukabe mu magambo, mu mvugo yanyu ntimugashyiremo amagambo avumana. Umuntu yaba yarakugiriye nabi, mwifuriza umugisha, musabira umugisha. Mwirinde imyuka mibi yabinjiramo ihereye ku gikomere, ku engane, ku buzima cyangwa ibihe muri iteka ryose. Mugume muri icyo cyezezi cy'urumuri rw'Imana. Uhoraho rero uzamwizirikeho, kandi Imana iyo ikubwiye ngo uyizirikeho irakwatira, iragukwegesha urukundo rwayo. Iyo nyota rero gushyiramo iryo jambo ryayo, inyote ukajya gusenga, kumva ko aho uri no mu byo urimo Imana yakujya imbere. Si uko utazaba umunyantege nke ukahora ubona icyumba kunoza guhindura, ariko nagira ngo murangize buri wese avuga ati ndakwihaye wese Nyagasani, ndakwiyeguriye n'ibyanjye byose n'umuryango wanjye. Mukore konsekrasiyo y'imiryango yanyu. Reka rero mbaragize Yosefu mutagatifu, twisunze mu makuba yacu, turakwambaza. Tumaze kwambaza umugore we mutagatifu ngo dutabare, turakwinginze tukwizigiye ngo turengere, ugire umubyeyi w'Imana, murerwa usamanywe icyaha, ugirire n'umwana Yesu wakundaga kibyeyi. Turagutakambira ngo wite kubo Yesu Kristo yaguze amaraso ye, mu bitubabaza uduhagarareho, ukomeze kutuvuna. Muri inzu udahwema wa Yesu na Bikira Mariya, jya urengera abayoboke ba Kristo yitoye. Yosefu dukunda rwose, turinde guhakana ibyaha no gukora ingeso mbi. Murwanyi wacu udatsimburwa, utugirire ibambe, ugoboke mu ijuru, tugoboke mu ijuru, tuvune mu ntambara turwana n'amashitani. Kiliziya y'Imana uyirengere mu makuba yose, maze utsinde abanzi bayihigira, nk'uko kera warokoye umwana Yesu akakumwica. Wacu wese ujye uhora umuhagazeho iteka, nuko turebere ku byo wakoze, dufashwe nawe, tubone gutungana no guteza, maze tuzaze kunezerwa iteka mu ijuru. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.